Mwiriweho neza, twongeye kugarukana rero muri bya biganiro byacu byinshi byiza dukunda kubagezaho, biba birimo inyigisho nyinshi, biba birimo ubutumwa bwinshi, biba birimo indwara tuvura, mbese haba harimo ibintu byinshi. Ngaho rero nimutege amatwi, noneho tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane, cyiza gifatiye ku bintu byiza cyane dukunda gukenera nk'abantu ku isi hose. Ikintu cya mbere dukunda gukenera, ndabizi mwagize amatsiko, ni ikintu bita imibonano mpuzabitsina. Imibonano rero ni igikorwa kiza ku isonga mu bikorwa cyane ku isi cyangwa ndetse no mu bihugu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo wubatse urugo ugashaka umugabo cyangwa se ugashaka umugore, nta kindi uba ukurikiye, nta bundi buryohe bundi, ni imibonano mpuzabitsina, ni ibyishimo by'urugo, ni paradizo y'urugo. Icyo rero nicyo tugiye kuganiraho, kuko abantu benshi cyane barabikunda kandi koko nibyo biba bikenewe cyane. Turagaruka rero ku gitsina gore. Ese igitsina gore gikenera iki mu gihe cyo gutera akabariro, mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina? Ikintu cya mbere gikomeza urugo mu mibonano mpuzabitsina, ni uko umugore aba ajya kwinjira mu gikorwa yujuje ibisabwa. Icya mbere, kugira amavangingo ku gitsina gore. Amavangingo ni iki? Amavangingo ni amatembabuzi asohoka mu gihe waryohewe n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe wakiriye icyo gikorwa, wakiriye umugabo wawe mugiye kugikorana, mbese ukishyiramo ko ugiye kugikora, hanyuma n'amavangingo icyo gihe arimena. Ni amatembabuzi rero asohoka mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, ni ububobere bwo mu gitsina buza kubyara y'amazi mu gihe waryohewe n'imibonano mpuzabitsina. Akamaro k'amavangingo ni akahe? Akamaro k'amavangingo, icya mbere, wowe n'uwo mugiye gukorana icyo gikorwa muraryoherwa, mukumva mbese mwageze muri paradizo, mukumva ubundi akenshi niyo paradizo y'urugo. Imibonano mpuzabitsina ni ya paradizo, ni rya juru ritoya ry'urugo, ni ya paradizo y'uwo mwashakanye ndetse n'uwo muri kumwe muri kubaka urugo rugakomera. Aya mavangingo rero nayo ari mu bikenerwa mu kubaka urugo kugira ngo rukomere. Mu gutera akabariro, amavangingo aba akenewe kuko atuma muryoherwa, igikorwa kikagenda neza, ndetse n'wowe mudamu ukaruhuka kubera ko bya bindi byakuvunaga byasohotse, wa mugongo ntabwo uba ukiwutaka, akamwenyu ku munwa kaba kariho kubera ko warangije, wanyajwe rwose ukumva ko umeze neza. Ni ukuvuga ngo akamaro k'amavangingo ni ako ngako, ndetse n'umugabo araryoherwa kuko ntabwo aba akubita ku rutare, aba akubita ahantu horoshye, hari ububobere, hari amazi, akubita amazi agataruka ewana, ku buryo agenda avuga ko afite umugore rwose uruta abandi. Icyo gihe nta gatanya ibaho, nta divorce ibaho, nta gucana inyuma bibaho, kubera ko amavangingo uba uyafite nta kibazo. Tukagaruka rero ku kindi, niba tubonye ko ibyiza by'amavangingo, turaza ku kintu twita akamaro k'amavangingo. Twakabonye, ingaruka zo kubura amavangingo ni izihe? We mugore udafite amavangingo, ese ufite izihe ngaruka mu kubaka urugo rwawe? Icya mbere, mu gutera akabariro iyo nta mavangingo, uba wumagaye mu gitsina. Ukuvuga ngo nta bubobere, nta bushake uba ufite kuko igitsina kiba cyumagaye, umugabo arakubita akumva ni ku rutare. Iyo ni ingaruka yo kutagira amavangingo. Ikindi cya kabiri, ni ugukomereka mu gihe cyo gutera akabariro. Mu gihe cy'imibonano urakomereka kubera ko nta mavangingo uba ufite nyine, kugira ngo cya gitsina cyawe kibe cyoroshye. Niyo mpamvu rero ukomereka mu gihe cyo gutera akabariro, ku buryo niba uri gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wanduye, ushobora guhita wandura kubera ko nta bubobere ufite mu gitsina, nta mavangingo ufite. Ikindi cya gatatu cy'ingaruka zo kutagira amavangingo, ni ukutishimira imibonano. Niba utoroshye mu gitsina ukaba nta mavangingo, ni ukuvuga ngo n'imibonano ntabwo uyishimira, ntabwo ugira ubushake, ntabwo wumva ubishaka. Umugabo niwe uhora agushyiraho puresha kubera ko cya gikorwa ugikeneye urapfa kubikora, byo gupfa kubikora
nta bushake uba ufite. Ikindi ingaruka zo kutagira amavangingo ni divorce nakubwiye hejuru. Niba umugabo ataryohewe, niba umugore ataryohewe, ni ukuvuga ngo divorce irabaho. Arajya hirya aryoherwe, bamunyarire, bishoke, bigire bite, hanyuma naza kuri we akubite wapi, yumve ni urutare. Ni ukuvuga ngo nahura n'akaga kumi kakiri gatoya, cyangwa wenda tuvuge wowe ufite imyaka myinshi, ni ukuvuga ngo biramutera kugira gute, kumutwara, bimuhite muhana divorce wowe, bimuhite mutandukana gutyo kubera ya mavangingo udafite. Ikindi cya gatanu gishobora kuba ari ingaruka zo kubura amavangingo, ni ukuvuga ngo gucibwa inyuma, bya bindi nakubwiraga, arakubita hirya yumve biratarutse, aze kuri wowe yumve ni urutare. Ibyo rero birahita bituma azajya guca inyuma. Mushobora kuguma kubana nta divorce ibayeho yego, ariko kuguca inyuma byo ntibibure. Turagaruka rero mu kureba ese impamvu itera kubura amavangingo ni iyihe ku badamu. Turabizi ko buri mudamu aba aremwe ku buryo agira amavangingo, Imana yaturemye kimwe, ariko bamwe barayagira abandi ntibayagire. Ni iyi mpamvu bitera kuba bamwe bagira amavangingo abandi ntibayagire. Impamvu ya mbere ni kuba warikinishije. Ushobora kuba warikinishije uri umukobwa, ushobora kuba wikinishije uri umumama, ndakubwiza ukuri ibyo bintu ni bibi, bihagarike. Niba waranabikoze tugane tuguhe umuti ukire, kwikinisha bishire, hanyuma ugire amavangingo nk'abandi badamu. Za mpamvu zose twagiye tuvuga zitera abagabo kuguca inyuma, zitera umugabo wawe kuguca inyuma, zishireho. Tugane, dufite umuti wo kwikinisha urahari, umuti utuma urekera kwikinisha, hanyuma nawe ukagira amavangingo nk'abandi. Iyindi mpamvu ishobora gutera kubura amavangingo, harimo ingaruka z'ihungabana. Ushobora kuba warafashwe ku ngufu ukagira ihungabana, bigatuma ya myanya ivura amavangingo yifunga. Icyo nacyo kiri mu byatera impamvu yo kubura amavangingo. Ikindi, kudaca imyeyo. Niba umugabo akubita kuri ya myeyo amazi agataruka, ukaba nta myeyo waciye, ngo bituma nta mavangingo ugira. Kudaca imyeyo, ihungabana, kwikinisha, ibyo ni ibintu biri mu bitera abadamu kubura amavangingo. Ikindi gishobora gutuma ubura amavangingo ni ukubyara mu buryo bugoranye. Wenda ukabyara mu buryo bugoranye, ndi kukubwira ni ukuba wenda ibise byakurya cyane ukagira ihungabana, kuba inda yakuriye ukagira ihungabana. Icyo gihe amavangingo ashobora guhita yifunga bitewe na kwa guhahamuka ko kubyara, kwa guhahamuka ko gutinya ibise, ukumva ko na sex kuyikora ntabyo ushaka. Ibyo nabyo bishobora guhita bizimya ya mavangingo yawe. Ikindi, gucana inyuma. Niba umugabo yaguciye inyuma cyangwa umugore waciye inyuma umugabo, bishobora gutera amavangingo kubura, kubera ko niba ugiye kubonana n'umugabo wenda ukumva atandukanye nawe undi wabonanye nawe, ni ukuvuga ngo nta mavangingo uri bumuhe. Kubera iki? Kubera ko wamuciye inyuma, hari uwo wayafunguriye. Ni ukuvuga ngo iyo uciye umugabo inyuma cyane, bituma ya mavangingo wamuhaga yifunga, ahubwo akifungura ari uko wagiye kuri wa wundi. Ibyo nabyo bitera kubura amavangingo. Ikindi ni ukugira stress irenze, nayo ishobora gufunga amavangingo ukaba utayagira. Ikindi ni infection yo mu gitsina ndetse na trichomonas, nabyo bishobora gutera kubura amavangingo. Ikindi gishobora gutera kubura amavangingo ni ingaruka zo kunywa imiti myinshi. Ingaruka zo kunywa imiti myinshi nazo zishobora gutera kubura amavangingo, ndetse n'indwara ya diyabete na obesity bitera kubura amavangingo ku badamu. Ikindi ni agahinda kenshi n'umunaniro. Ushobora kuba ufite agahinda, wababaye mu mutima, ntabwo igikorwa cyagenda neza, ntabwo ya mavangingo yavuka kubera ukuvuga ngo ufite agahinda, ufite umubabaro, ntabwo umutima wawe wishimye, ntabwo mu bwonko bwawe harimo umunaniro, harimo umubabaro, harimo agahinda, ntabwo ushaka kugira amavangingo kubera iyo mpamvu. Ikindi, n'amarozi. Kubura amavangingo barabiroga, icyo bita kumisha, icyo bita gukaranga. Ni ukuvuga ngo niba
wazanaga amavangingo hagati agashira, wenda ntabwo uri muri onapo, onapo nayo ishobora kuba muri bimwe bitera kubura amavangingo. Icyo gihe niba utari muri onapo ukaba nta maseresi ugira, ukaba ukundanye n'umugabo wawe, waranyaraga mbere ubu ntabwo ukinyara. Amarozi nayo ibyo nabyo barabiroga, icyo bita gukaranga, bakagukarangana n'umucanga ku buryo wuma kumagara cyane, ariko ibyo ntugire ikibazo, turabivura, uraza tukabikuvura hanyuma ugakira. Ikindi, kubura ukuri hagati y'abashakanye, niba mutangiye kubeshyanya hajemo amanyanga, amavangingo ntabwo aza neza nk'uko yakagombye kuza. Hari n'igihe abura burundu kubera iki? Nta cyizere mufitanye hagati yanyu, harimo kubeshyanya, harimo amanyanga. Ibyo nabyo bishobora gutera kubura amavangingo, ubugambanyi ndetse no gushwana hagati yanyu. Ibyo nabyo ni ibintu bituma umuntu abura amavangingo kubera iki? Cya cyizere ntacyo, cyaratakaye, ntabwo mukiyumvanamo, mutangiye guhishanya. Icyo gihe nta mavangingo we mudamu cyangwa we mubyeyi wabona. Kubera iki? Kubera ko hagati yanyu iyo hari urukundo, buriya hari kwizerana, hari kudacana inyuma, byose biba biri tayari, urugo rwa paradizo. Rero niba ufite ikibazo cyo kutanyara, cyo kutagira amavangingo, cyo kutagira ubushake, tugane tugufashe, tuguhe umuti. Umuti urahari ku buryo umugabo akubitaho amavangingo akisuka, uwunywa rimwe gusa, hanyuma umugabo rwose yaza yakubitaho akumva ni tayari, akaba umugore wanjye se noneho byagenze bite? Umuti rero turawufite, tugane hano kuri Hidden Polyclinic Natural Medicine kuri sitasiyo ya SP, nimero ni 0783 17 925. Nimero ndazisubiramo ni 0783 17 925. Tugane tuguhe umuti, hanyuma nawe uvubure nk'abandi, nta kibazo ufite. Niba wararozwe turabivura, niba ufite amaseresi turaguha umuti ku buryo ujya gukora imibonano wumva nta kibazo, niba warahuye n'ihungabana turagukorera kansaringi, turagukansaringa, hanyuma igikorwa kigende neza, tuguhe n'umuti ugufasha. Ni ukuvuga ngo umuti turawufite, tugane, wisenye urugo rwawe, kuko niba utaryoherwa, niba nta mavangingo, nta buryohe bw'imibonano wakumva, tugane rero tugufashe nawe ugere muri rya juru rito bajya bavuga, bajya baririmba muri za ndirimbo, ugere muri rya juru nawe wumva uburyohe bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Guma rero ukurikirana ibiganiro byacu, ukora share, ukora subscribers, ukora like, hanyuma kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Ni byiza kandi birubaka. Urakoze cyane rero kudutega amatwi, uri inshuti yanjye, uri inshuti yacu, nanjye ndahari nka muganga kugufasha amavangingo yawe akaboneka. Impamvu iyo ari yo yose yabitera ndahari kugira ngo ngufashe. Murakoze cyane.